Alright, welcome back once again. Nk'ibisanzwe uri kuri Stone TV show, aka ni Agasobanuye time. Filime twabaye tema uyu munsi ni filime y'Inyamerika yitwa Beauty and Beast. Nguhaye ikaze, icara kubwe neza urasobanukirwa. Kera cyane ahantu hamwe mu Bufaransa, igikomangoma cy'umusore muto kiba kibera mu nzu y'ibwami. Gusa kiba kigira umutima mubi no kwikunda, nubwo kiba gifite ibintu byose gikeneye. Ku buryo cyasoreshaga amafaranga menshi abaturage kugira ngo kibone ibikoresho byo gushyira muri ya nzu. Ijoro rimwe umukecuru w'umusabirizi yinjiye aho ngaho nuko agiha ururabo ngo kimwemerera acumbika aho ngaho. N'ubwishingizi bwinshi nuko kiranga. Ubwo wa mukecuru w'umusabirizi yese yigaragaza ko ari umupfumu uvuma abantu. Ako kanya icyo gikomangoma cyahise gipfukama kimusaba imbabazi. Gusa umupfumu ahita abona ko mu mutima wacyo nta rukundo rurimo. Icyo gikomangoma ahita gihindura ikinyamaswa, ndetse n'abakozi bacyo ahita bahindura ibikoresho yibagiza abantu bose n'abari batuye muri icyo cyaro. Uwo mupfumu yahise abwira icyo gikomangoma ko kigomba gushaka uwo gikunda nawe akagikunda mbere y'uko agace ka nyuma ko kuri urwo rurabo kagwa. Bitaba ibyo kikazahinduka igisimba ubuziraherezo, ndetse n'abakozi bacyo bakazakomeza bakabika ibikoresho ubuziraherezo. Nyuma y'imyaka 10 mu nzu yegereye cya cyaro cya gikomangoma, umukobwa witwa Belle abafite inzozi zo kuzava muri icyo cyaro akajya gutura mu mujyi. Abakunda gusoma, akaba n'umukobwa w'umuhanzi Maurice. Abandi banyacyaro baba birirwa bitegereza uwo mukobwa kubera ukuntu abatekereza bitandukanye nabo. Ku rundi ruhande, umuhigi w'umuvetera Gaston aba yifuza gushyingiranwa nawe kubera ko ari we mukobwa mwiza muri icyo cyaro cyose. Rimwe yamuzaniye indabo, gusa Belle indabo arazanga atiriwe anabitekerezaho. Ariko ibi byose ntacyo byahinduye kuri Gaston, uba ukomeza kumushaka n'ubundi. Ageze mu rugo yabajije papa we niba abona ari idage, gusa amusubiza ko kera mu Bufaransa hari umukobwa wari uhari wajyaga kumera nka we. Yahoraga akora ibintu bitandukanye n'iby'abandi, abantu bakamuseka, gusa nyuma baza kwisanga abamwigana. Ndetse Maurice aza guhishura ko uyu mukobwa ari mama wa Belle, nawe ngo utararangwaga n'ubwoba mu bukumi bwe. Nyuma ya saa sita, papa wa Belle yari arimo gutegura urugendo rwo kujya ku isoko. Belle amusaba kumuzanira ururabo rw'iroza, gusa Gaston yagarutse mu rugo kwa Belle agerageza kongera kumutereta nanone. Gusa Belle aramukatira amubwira ko atari we mugabo w'inzozi ze. Mu ijoro ikirere cyaje guhinduka, ndetse inkuba zirakubita cyane mu mashyamba. Maurice ari mu nzira ataha yaje kubona neza ko igiti cyari kiri imbere y'aho aragiye kunyura cyakubiswe n'inkuba. Agahita azenguruka agaca mu yindi nzira. Arimo gucaho, ibirura byaramubonye biramwirukankana. Arimo guhunga, cya kigare yari ariho kirashwanyagurika. Akomeza guhunga ari ku ndogobe, aho yaje kwisanga neza kuri ya nzu ya cya gisimba. Ayinjiramo, ndetse ajya n'ahari hari umuriro arishyushya. Asoje aza aho barira kugira ngo arebe ko yabona nyiri inzu, gusa ntiyamubona, ahubwo abona igikombe kivuga. Amaze kubona ko hari kitameze neza hano, yahisemo kuhava. Gusa ageze muri jardin yabonye ururabo rwiza rw'iroza rutoshye, ahitamo kuruca ngo arushyire umukobwa we Belle. Cya gisimba cyahise kiza aho ngaho kinakanga ya ndogobe. Ikimara kugera mu rugo nta muntu yiriho, Belle yahise abona ko harimo ikibazo, ajya ngo imusubize aho iturutse, ndetse anafata igiti ngo yirwaneho mbere yo kwinjira muri ya nzu. Ndetse ahita anabona papa wafungiye mu kagereza gatoya. Maurice ahita abwira umukobwa ko aho ngaho hari ibintu byinshi bitandukanye, anamusaba guhita hava ako kanya. Ariko nyuma gato cya gisimba cyahise kivuga ko cyafunze Maurice kuko cyamusanze muri jardin yacyo arimo guca ururabo. Ako kanya Belle yavuze ko ari we wari waramutumye, anasaba igisimba ko cyafungura papa akamusuhuza mbere y'uko agenda. Iki gisimba cyarabyemeye kiramufungurira ngo amusuhuze. Ako kanya aramuhobera, ariko ahita anamusunikira hanze ahita akinga. Igisimba cyahise kinafata Maurice kiramurikura aragenda. Nyuma y'amasaha make, umwe mu muryango wa kakagereza warafunguwe, nuko Belle ahura n'aba bakozi baba barahinduye ibikoresho. Belle akimara kubibona byaramutunguye cyane. Nyuma y'amasaha make, Coxworth ukuriye abakozi uba warahinduye isaha nawe araza. Akimara kugera mu cyumba azararamo, Belle ahura n'umukozi Brumette utangira gusukura icyumba neza. Ndetse Brumette na Lumiere bakaba barakundanaga cyane mbere yuko bashyirwaho wa muvumo, ndetse n'ubu urukundo ruba rugikomeje. Bitunguranye garde-robe nayo yatangiye kuririmba, maze nayo ihita ivuga amazina yayo ko yitwa Madame Garde-robe. Maurice nawe aza kugera muri cya cyaro, maze agatangira gusobanurira abaturage bose ibyabaye. Bose bamuhindura umusazi, ntawe ububyumva uretse Gaston wenyine ububyumva, akaba niteguye kujya gutabara Belle. Gusa bitunguranye Maurice yabuze inzira ijya kuri ya nzu,
kuko mu buryo butumvikana yanzira iba yabuze. Gaston ararakara cyane agatangira kuvuga ko umusaza batangiye kubona ibidahari, ndetse akamubwira ko impamvu yemeye ko bazana ari uko ashaka gutabara uriya mukobwa akazashyingiranwa nabo. Maurice amaze kubyumva ahita amukatira, Gaston ahita amukubita ingumi akamusiga aho ngaho ngo aze kuribwa na bya birura. Dusubiye muri ya nzu, igisimba kiba cyarakaye kitumva ukuntu Belle yarekuwe, gusa Lomiel akakibwira ko wasanga uwo mukobwa ari uzatuma umuvumo bashyizweho ukurwaho, ndetse asaba igisimba ko cyatumira Belle bagasangira. Gusa Belle uba wenda gutoroka nawe ubwo butumire yarabwanze, avuga ko atasangira n'umuntu wamushimuse. Ibi byarakaje igisimba ndetse kivuga ko kitazongera kumuha ibiryo, gusa kijya mu cyumba gitangira kumurebera mu ndorerwamo y'amaji. Ariko ubwo ni nako rwa ruraba aba yarasigiwe na mupfumukazi rurimo kugenda ruhanuka hasigayeho gato. Nyuma gato Miss Pot n'umwana we warahindutse agakombe k'icyayi baza mu cyumba bagasaba Belle ko basangira icyayi, agahereza icyayi Belle, ari nako bamusaba ko yaza kwemera agasangira na cya gisimba, ndetse akanamusaba imbabazi ku by'igisimba kiba cyakoze mbere. Belle yaje kugera haremera, ndetse babakozi baba barahinduye ibikoresho bakamwereka ikirori koko. Nyuma yaho Belle aba arimo kugenda ku ruhande rw'iyi nyubako rutemewe, ndetse akaza kubona rwa rurabo umupfumukazi aba yarasigiye cya gisimba. Gusa cya gisimba cyita kihagera kigasaba Belle kuva aho byihutirwa. Belle ahita agenda akirukankira mu ishyamba, gusa akaza guterwa na bya birura. Gusa cya gisimba kirahagoboka kigatabara, nubwo nacyo birangira kibikomerekeyemo. Belle nyuma yo kubona ko cyagize ibisebe byinshi arakijyana agatangira kucyitaho. Abakozi bacyo baba bafite impungenge nyinshi, bituma Belle yibaza ukuntu umuntu nk'utagira impuhwe baba bamufitiye impungenge. Miss Pot yamusobanuriye ko ubwo uyu mama w'uyu mwana yapfaga, papa we wari umugome yatangiye kumuhindura uyu mwana bikarangira nawe yahindutse nka we. Uko iminsi yakomeje kwicuma, Belle yakomeje kwita kuri cya gisimba cyaje kumenya ko akunda gusoma, kimujyana muri library y'ibwami, aho Belle yishimiye kubona ibitabo byinshi. Uko iminsi yakomeje kwicuma, umubano wa bombi wakomeje gukura. Umunsi umwe igisimba cyeretse Belle igitabo cyasigiwe na wa mupfumukazi. Ni igitabo cyatwaraga uri kugisoma hashaka, ndetse Belle cyamutwaye mu buto bwe kera, abona ko mu gace k'iwabo higeze gutera icyorezo, ndetse we na papa we basabwa kuva aho ngaho kuko mama we yari akirwaye, ndetse ni naryo banga papa we yaramuhishe imyaka yose. Papa we yaje gutabarwa n'umudamu witwa Act, aramuvura. Amaze gukira asubira mu cyaro cy'iwabo, atangira kubabwira ibyaha bya Gaston, gusa atarenze kubasobanurira Gaston ahita ahagera. Abaturage bari batangiye kumurakarira, gusa baza Maurice niba afite ibimenyetso by'ibyo arimo kuvuga. Abibuze ahita asaba abaturage kumwohereza mu buroko. Muri ya nyubako igisimba abakozi barimo kucyitaho bitegura ikirori baba bafite nijoro. Bwa mbere igisimba kiba gifite ubwoba n'ukuntu kiba kirimo kugaragara, gusa abakozi bakakigaruramo akanyabugabo bikarangira kigaruriye icyizere. Umunsi umwe Belle yasabye cya gisimba ko cyamurekura akajya gutabara papa we, ndetse gihita kinabyemera. Belle akigera muri cya cyaro yahise asaba abaturage kurekura papa we, ndetse ahita yerekana cya gisimba muri ya mirinwari kugira ngo babone ko papa atari umusazi. Nyuma yo kubona ko Belle ashyigikiye cya gisimba, Gaston n'ishyari ryinshi ahita ategeka ko nawe bamufunga kuko ngo aba yaruzwe, ndetse agahita ategeka n'abaturage bose ko bamukurikira bakajya kwica cya gisimba mbere y'uko kiroga icyaro cyabo. Nyuma y'uko bagenda, Belle ahita abwira papa we ko azi neza ibyabaye kuri mama we, ndetse atamwereka n'akarabyo aba yakuye hahandi yasuye. Ako kanya ahita amusaba gufungura ingufuri. Kubw'amahirwe ntabwo Maurice bimutwara umwanya munini gufungura iyo ngufuri. Ako kanya Belle yahise asubira kuri ya nyubako, ari nako babakozi baba barahinduye ibikoresho babona ko batewe. Bahita baza ngo bakinge kugira ngo batabatera, gusa umwe muri bo aba afite igitekerezo cyiza cy'ukuntu bahangana nabo. Kubera ubwinshi bwabo n'ubundi birangira bamenye bakinjira bagahita bahangana. Binarangira Gaston aburiwemo umwe mu nshuti ze igwirwa na piano. Iyi mirwano yamaze umwanya munini, yaje kurangira n'ubundi bya bikoresho bitsinze by'abaturage, ndetse wa mushuti wa Gaston yiyemeza kugumana nabyo kugira ngo n'ubundi ahangane n'abari baje kubirwanya. Gaston uba wasigaye aho ngaho yabonye cya gisimba kiba cyihebye kubera ukuntu kiba cyabuze umukobwa kiba cyakunze. Yahise kirasa, gusa mu guhanuka hasi gihura na Belle wari wahagereye igihe, ahagarika Gaston kukica. Kibonye ko Belle yakigarukiye, cyagaruye imbaraga gihangana na Gaston ndetse kimurusha imbaraga, gusa nticyamwica ahubwo gihitamo kumubabarira. Gusa
mbere yuko kijya guhura na Belle n'ubundi Gaston yarakirashagaze nabi ku kiraro arahanuka yikubita hasi ahita anapfa. Iki gisimba nacyo cyahise gipfa neza akantu ko ku rurabo ka nyuma akikubita hasi, na ba bakozi bari barahindutse ibikoresho bahita bahinduka ibikoresho bya nyabyo. Belle arimo kurira arimo kuvuga ko yarasigaye agikunda ndetse yanagisaba kutamusiga, wa mupfumukazi yahise yigaragaza akuramo wa muvumo wose, bituma cya gisimba ndetse na bya bikoresho byose byongera bagahinduka abantu. Ako kanya igicu cyose kiba cyarazengurutse ya nyubako gihita gikurwaho ndetse abaturage bose bakabona ko bari baribagijwe. Filime yacu irangira cya gisimba ndetse na Belle bari mu kirori aho baba barimo kubyina ndetse bishimye. Filime yacu y'uyu munsi nuko igenze. Reka ngushimire cyane ukomeje kudukurikira. Subscribe, comment na share ni ingenzi ku iterambere rya channel. Reka dusubire muri filime itaha. Nitwa Salam, shalom.